Reka ntuma abana banjye bajye kukuzanira utwungucenge. Bana banjye reka mbatume. Mugende munzanira umuti wa mperezayo. Oya ntago nabyemera. Haragenda ihene ebyiri izindi reka nzigarure. Ariko ihene zagiye ko zitagarutse byagenze biti? Reka twohereza izindi zijye kureba uko bimeze. Bana banjye mugende mujye kureba abagenzi banyu namwe muzana umuti wa mperezayo. Ibi bintu birakabije. Ohereza izindi hene zijye kureba ziriya zagiye ntizigaruke. Bana banjye mugende mujye kureba abagenzi banyu namwe muzana umuti wa mperezayo. Izi hene zawe zatinze sha. Nizikomeza gutinda ndaza kugupyipyinyura. Reka nsohoke njye kubahamagara bagaruke kabisa. Reka nze ngende nihamagarishwa maze gake gake mpite nirukanka ncike wa Rupyisi. Iyi mbuzi nayo yatinze kugaruka. Reka nze nsohoke njye kuyipyipyinyura. Yabababababa. Ya mbuzi yambeshye none yagiye. Reka nze nyikurikire iracyari hafi tu. Ningufata ndagupyipyinyura. Sha Ndagusurira nukomeza kunyirukaho. ndamutse nkomeje kwirukankana iriya mbuzi abantu bamfata bakankorera ku bitasiyo. Reka nitahire. Ruhaya nzapanga gahunda yo kumufata maze mutatamure. Uyu munsi noneho banziritse. Ari ibyo bita zirikasiyo. Reka mbe niyicariye hasi kuko uyu munsi nta mafaranga yo kugura kiwingu mfite. Ruhaya menya yaramenye ubwenge kuko yanze kugaruka mu ishyamba aziko nahita mufata. Ariko ndumva narambiwe kumutegereza. Reka nze njye muri karitsiye yabo kumushaka.